Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Ese ujya wumva ububabare butangirira mu mugongo wo hasi bukamanuka mu itako no mu kuguru? Ese rimwe na rimwe waba wumvamo kubyimbirwa, kutumva neza cyangwa se kumva harimo nk'umuriro mu kuguru kwawe? Ibi bishobora kuba ari sciatica. Sciatica ni ikibazo gihangayikisha abantu benshi cyane abakora akazi ko kwicara igihe kirekire, abatwara imodoka cyangwa se abakora imirimo ikoresha cyane umugongo. Uyu munsi rero ndashaka kukwereka umwitozo umwe ufasha cyane ku bantu bafite ububabare buterwa na sciatica. Uyu ni umwitozo witwa sciatic nerve glide, cyangwa se umwitozo wongera gutuma uyu mwakura ugenda neza utabangamiwe n'imikaya. Ni umwitozo woroshye ushobora gufasha kugabanya ububabare ndetse no kunoza uburyo ki uyu mwakura wa sciatique cyangwa se abenshi bita umugozi ugenda neza mu mubiri. Muri iyi video turaza kurebera hamwe icyo sciatica ari cyo cyangwa se uburwayi bw'umugozi. Turaza kurebera hamwe kandi impamvu sciatic nerve cyangwa se uyu mugozi ugira ikibazo. Turaza no kurebera hamwe icyo sciatic nerve glide, uyu mwitozo nyirizina ukubiye muri iyi video, icyo ari cyo ndetse no gukorwa. Turaza no kureba amakosa abantu bakunze gukora mu gihe bari gukora uyu mwitozo, akaba ashobora gutuma batagera ku musaruro mwiza ngo bwa bubabare bubashe kuba bwagabanuka cyangwa se bukurweho. Turaza no kurebera hamwe inama zagufasha kugabanya ububabare muri rusange. Niba rero ubwa mbere dukurikiye, kanda like ukande na subscribe bityo ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba wari usanzwe dukurikira, kanda like, ibyo birahagije, kandi nishimira kubana nawe mu biganiro byacu bitandukanye. Sciatica ni iki rero? Sciatica ni ububabare buturuka ku mwakura witwa sciatique. Uyu nguyu ukaba ari umwe mu mitsi minini cyane mu mubiri w'umuntu, utangirira mu mugongo wo hasi, hanyuma ukamanuka mu itako, mu kibero, mu kuguru, ukagera no mu kirenge. Iyo rero uyu mutsi cyangwa se uyu mwakura ukanzwe cyangwa se ugakandamizwa, ushobora gutera ibimenyetso birimo ububabare mu mugongo wo hasi, ububabare mu itako, ububabare bumanuka mu kuguru, kubyimba cyangwa se kutumva mu kuguru, ndetse no kumva umuriro mu kuguru. Hari ibintu byinshi rero bishobora gutera sciatica. Bimwe muri byo harimo nk'icyitwa herniated disc, kuba disc yawe y'umugongo ishobora kwangirika ugasanga yatangiye kugenda iva mu mwanya wayo, utuntu tuba turimo imbere tugatangira gusohoka. Ikindi nanone ishobora guterwa na muscle tightness, cyangwa se kuba imikaya yawe ifashe cyane. Izi nyama z'umubiri iyo zifashe cyane zishobora gukanda uyu mwakura wa sciatique, bityo ugatangira kumva ubwo bubabare. Ndetse bishobora no guterwa no kwicara igihe kirekire, naho urumva iyo wicariye cyane urawukanda, icyo gihe byose bikagutera ububabare kuko buri hano ku gice cyo kwitako inyuma cyangwa se hano ku ruhande. Ikindi nanone ni posture mbi, uburyo umuntu ashobora kwicara yihengetse, uburyo umuntu ashobora kwicara ahantu akahamara igihe kinini, uburyo umuntu ashobora kwicara abangamiwe ariko akavuga ngo ndabyihanganira. Ibyo byose ni bimwe mu bitera ubu bubabare buterwa na sciatique cyangwa se ubu burwayi bw'umugozi nk'uko abanyarwanda benshi babyita. Niyo mpamvu rero uyu mwitozo tugiye kukwereka ufasha uyu mwakura kugenda neza, kunyerera neza mu mubiri, bityo uyu mwitozo ukaba ushobora gufasha kugabanya ubu bubabare buterwa no kuba uyu mwakura wawe wabangamiwe, kubera yuko iyo ukoze uyu mwitozo usa n'urekura bya bindi byose byabangamiraga wa mwakura, bityo none ukabasha kugenda wisanzuye. Sciatic nerve glide exercise cyangwa se uyu mwitozo ni umwitozo ufasha gukoresha ndetse no kwimura uyu mwakura wa sciatique buhoro buhoro ukawushyira mu mwanya mwiza. Ni ukuvuga ngo intego y'uyu mwitozo ni ukugabanya guhungabana kuri uyu mwakura wa sciatique, gufasha uyu mwakura kugenda neza bitewe n'ahantu wagenewe kunyura utabangamiwe. Ikindi kintu uyu mwitozo umara cyangwa se ukora ni ukugabanya ububabare, birumvikana, ndetse no kongera ubwisanzure mu kuguru ndetse no mu mugongo.
Muri physiotherapy rero iyi myitozo cyangwa se n'uyu nguyu muri rusange wenda n'indi twagiye tubereka ni imyitozo ikunze kwitwa nerve mobilization exercise. Ni ukuvuga ngo uyu mwitozo utanga ubwisanzure kuri uyu mwakura wa sciatique. Iyo ukozwe neza uba ushobora gufasha abantu benshi bafite ikibazo cya sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi. Dore rero uko uyu mwitozo wa sciatic nerve glide ukorwa. Reka tubirebe mu buryo bworoshye kandi bwumvikana kuri buri muntu wese. Hari uburyo bwinshi bwo kuba wakora uyu mwitozo wa sciatic nerve glide, ariko uyu munsi turareba uburyo bworoshye ushobora no gukorera mu rugo iwawe ndetse nta bikoresho byinshi bikenewe. No kuvuga ngo uburyo umwitozo ukorwa ushobora kwicara ku ntebe cyangwa se ukicara ku gitanda, ariko reka dufate iyo ntebe kuko nigaragara neza muri video. None iyo umaze kwicara ku ntebe umugongo wawe ugomba kuba ugororotse neza kandi wumva utekanye. Ibyo ngibyo iyo birangije uhita uzamura ukuguru kwawe ukakurambura. Uzamura ukuguru kumwe ntabwo ujyanira abiri icyarimwe. Birumvikana ko uramutse ufite ikibazo cy'amaguru abiri wabanza ugakorera kumwe n'ukundi ukaza kugukorera ukwako, nibyo byaba ari byiza. Urazamura uko kuguru kwawe kumwe imbere ukurambure. Numara kukurambura uba umaze kumva neza ko nyine umeze neza, nta bindi bibazo bidasanzwe ufite. Mu gihe rero uri kurambura ukuguru kwawe, noneho usa n'uzamura ikirenge cyawe ukirebesha hejuru. Ibyo bikagendana nuko umutwe wawe nawo uwujyana inyuma. Bivuze ngo iyo umanuye ikirenge n'umutwe urawumanura, wazamura ikirenge n'umutwe wawe ukajya inyuma. Ngira ngo biragaragara neza kuri video uburyo bigenda bikorwa. Noneho ukajya ugenda ubikora buhoro buhoro. Inshuro zo gukora uyu mwitozo ni byiza kuba wawukora nibura inshuro 10 kugeza ku inshuro 15 ku ruhande rumwe. Bivuze ngo urazamura ukamanura, wakongera ukazamura ukabara rimwe, bityo ukaba wagera ku inshuro 15, hanyuma ukaba wajya no ku kundi kuguru. Ubwo birumvikana ni ku rundi ruhande. Ni umwitozo mwiza, courage. Byinshi wakomeza kumenya cyane cyane ku byiza by'umwitozo wa sciatic nerve glide mu gihe wawukoze neza kandi ukawukora buri gihe, ushobora kugufasha kugabanya ububabare bwa sciatica, kugabanya kutumva neza mu kuguru, gufasha wa mwakura kugenda neza cyangwa se kunyerera neza, kutabangamirwa, no kongera ubwisanzure mu kuguru ndetse no kugabanya ubwikomeze bwo mu mugongo. Ni umwitozo ufasha cyane cyane abantu bicara igihe kirekire, abantu bakora akazi ko mu biro bakamara umwanya munini bicaye, ndetse n'abatwara imodoka bakamara amasaha menshi bayicayemo. Hari amakosa rero abantu benshi bakunze gukora iyo bari gukora uyu mwitozo, bikaba byatuma udatanga umusaruro wari witezweho. Amwe mu makosa rero abantu benshi bakora harimo gukora uyu mwitozo vuba cyane. Uyu mwitozo uba ugomba gukorwa buhoro buhoro kuko nibwo umubiri ubasha kuwakira neza nawe ugatanga umusaruro. Icya kabiri ni ukurambura cyane ukuguru. Ni ukuvuga ngo niba uri kurambura ukuguru nabyo ugomba kubikora witonze, kuko iyo ubikoze wirukanka cyane bishobora kongera guhungabanya wa mwakura wa sciatique, bityo bwa bubabare bukiyongera aho kuba bwagabanuka. Ikindi kintu cya gatatu abantu benshi bakora nk'ikosa uba ukwiriye kwirinda, ni ugukora uyu mwitozo ufite ububabare bukabije. Wigiye ubabara bikabije cyane, ni byiza kubanza kubaza umuganga cyangwa se umuphysiotherapist akaguha go ahead cyangwa se akakubwira ngo urabikora gutya kubera ko nagusuzumye nabonye urwaye gutya. Ninde rero ugomba kwitondera uyu mwitozo? Hari abantu bagomba kubanza kugisha inama muganga, by'umwihariko nk'uko nabigarutseho haruguru, abantu bafite ikibazo cya disc herniation gikomeye, cyangwa se abantu bafite ikibazo cya disc yasohotse biri ku rwego rwo hejuru, ndetse n'abantu bafite ububabare bukabije cyane. Birumvikana ko bashobora kuba barabagifite ibikomere, abamaze gukora nk'impanuka, cyangwa se abandi bantu bumva bababara cyane ku kigero cyo hejuru, ndetse n'abafite ikibazo gikomeye mu mugongo.
Ikindi wamenya ni igihe cyiza cyo gukora uyu mwitozo. Ni byiza gukora uyu mwitozo wa sciatic nerve glide rimwe cyangwa se kabiri ku munsi, cyane cyane byaba byiza ukoze mu gitondo cyangwa se nimugoroba bitewe n'igihe ubonekeye. Gukora uyu mwitozo buri munsi nibyo bitanga umusaruro mwiza. Reka rero turebere hamwe inama zose muri rusange ziza ziyongera kuko wakoze uyu mwitozo neza, ariko byose bikaba bigambiriye kugufasha kwirinda ndetse no kuba wakumira sciatica. Kugira ngo wirinde sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi, uba ugomba kwirinda kwicara igihe kirekire, ukagerageza guhaguruka buri minota 30 ugakora imyitozo yo kurambura umubiri cyangwa se ukinanura muri rusange, ukagerageza kureba uburyo wicara niba nta hantu bangamira cyane, kuko uba ugomba kwicara mu buryo buri netre butakubangamira kandi butabangamira igice na kimwe cy'umubiri wawe. Soza navuga ko uyu mwitozo wa sciatic nerve glide ari umwitozo woroshye, ariko kandi ukaba ufasha cyane abantu bafite ububabare bwa sciatica cyangwa se abarwaye uburwayi bw'umugozi nk'uko abenshi babyita. Iyo umwitozo ukozwe neza kandi ugakorwa buri munsi, ushobora kugufasha kugabanya ububabare no kunoza mobility mu mubiri cyangwa se kugaruramo ubwisanzure. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo niba ukunda izi video za Physio Rwanda, ndizera ko wamaze gukanda subscribe. Niba kandi utari wabikora, bikore nonaha, ubundi usangize iyi video undi muntu uwo ari we wese uzugira ikibazo cya sciatica kugira ngo ibashe kuba yamufasha. Niba hari icyo utasobanukiwe neza, cyandike muri comment ndagusubiza. Niba hari n'icyo wifuza ko nazakubwiraho muri video yacu itaha, cyangwa se waba wifuza yuko nzakigusobanurira byihariye, nacyo wacyandika muri comment, byose mbinyuzamo amaso ngatanga ibisubizo bigiye bitandukanye.